aracyaha ibyo wabonaga ko bikurenze, aracyaha ubwo bukene wabonaga ko ufite, aracyaha ayo madeni wari ufite imbere yawe, aracyaha ubwo buzima wabonaga ko butari guhinduka. Reka uyu munsi wongere umwizere mu izina rya Yesu Kristo. Aridetayasidara ntago yasinzira, aracyari maso, ntago yasinzira, aracyari maso ku buzima bwawe. Hari ibyo ari kureba, hari ibyo aje gucaha, ngakangutse cyaha umuyaga ngo maze ngo umurabura tuza, ngo ibintu bigenda neza mu nyanja. Hari inyanja y'ubuzima uhagazemo, hari inyanja y'amadeni uhagazemo, hari inyanja y'urugo rudashobotse uhagazemo, hari inyanja ya famiye uhagazemo. Reka ngo utangarize aya makuru ngo iyi nyanja aje kuyicaha. Wa mukobwa we byaranze ukundana n'abasore bagenda, ndagira ngo ubwire ngo iyi nyanja aje kuyicaha. Turabasuhuje kandi nanone abakunzi b'Ineza y'Imana TV. Imana ishimwe yaturinze ndetse namwe ikabarinda, tukaba twese turi amahoro. Birashoboka ko waba urwaye cyangwa ufite ikindi kigeragezo cyangwa ibibazo bikugoye, ariko ndagira ngo nkusabe usenge Imana uyiringire, ishobora byose kukurinda, kukugirira neza, byose biri mu bubasha bwayo. Imana ishimwe. Tunejejwe n'Imana mu mutima ko twongeye kubana n'uyu mukozi w'Imana, duheruka kubana mu ijambo ry'Imana ryaturyoheye. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Nanjye ndabashuhuje kuba nongeye kugaruka ko twafatanya kuvuga ku ijambo ry'Imana. Biranejeje cyane. Buriya ni ikintu kimwe kijya kinyubaka. Nasanze ijambo turiho kubw'ijambo, twaremwe kubw'ijambo, n'ibiriho byose byabayeho kubw'ijambo. Rero Imana ishimwe kuba twongeye kubona akanya nk'aka ngaka ko kubana mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi rwose ndumva nezerewe kandi mwakoze cyane. Imana igumugisha. Ndagira ngo utwibutse amazina, kujya hari umuntu ushobora kuba kubonye bwa mbere, wenda akavuga ati ko numva ntangiye kumukunda, ariko akifuza kumenya uwo ari we. Amazina yanjye ni Niyonkuru Liliose. Ndi umubyeyi ushima Imana, nkunda gusenga. Yego, Imana ishimwe. Tugiye kubana mu ijambo ry'Imana n'uyu mubyeyi Niyonkuru Liliose. Asanzwe afite ijambo ry'Imana ndetse n'amavuta menshi n'ubuhanuzi bwinshi, ajya duhanurira kandi tugafashwa. Tuguhaye ikaze rero kugira ngo tugize ijambo ry'Imana, ariko nagusaba kugira ngo ubanze usenge kugira Imana ibane natwe. Yego, turagushimye Uwiteka, turaguhimbaje kuri Imana ikomeye. Twongeye kugushima kubw'uyu munsi mwiza uduhaye wo kuza imbere y'ubwoko bwawe. Unyemerera uyu munsi uduha umugisha muri aka kanya. Reka abe wowe wikorera, reka abe wowe wivugira, reka umuntu wese udukurikiye afashwe n'ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu Kristo ndakwinginze aka kanya bimenyekane ko ari wowe Mana ishoboye, menyekane kuri Imana ikora kandi ikabigaragaza. Reka aka kanya keza tubashije kubona ko kuza imbere y'abana bawe. Reka buri wese urubwumvira ijambo ntirice mu gutwi ngo rihinguke mu kundi, ahubwo rishinga umuzima umutima we, kandi ukora ibirenze cyane uko twe tubitekereza. Ngo duhana umugisha n'abera wawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Urakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Nagira ngo noneho tugeze ijambo ry'Imana. Imana yagushyize ku mutima. Murakoze cyane. Uyu munsi tugiye kwigana ku ijambo rijya rinezeza cyane rikanyubaka. Ijambo ryiza cyane rifite intego ivuga ngo ntago yasinziriye, ahubwo arareba ibibazo byawe. Ntago Yesu yasinziriye ku buzima bwawe, nta nubwo yigeze agoyeka, ahubwo aje kugutabara kandi aje kukurengera. Nubwo ubona ufite intambara nyinshi, ufite ibibazo byinshi, ariko ntago yigeze asinzira, arahari kandi aje kugutabara. Reka dusangirire ijambo turisome. Hano muri Luka 8, ibice byawo ni 8 ku murongo wa 22. Dusome ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Titira y'amagambo iravuga ngo Yesu aturisha inyanja. Nuko ku munsi umwe yikira mu bwato n'abigishwa be, arababwira ati twambuke tujye hakurya y'inyanja. Baratsuka, bakigenda arasinzira mu nyanja. Hamanuka umuyaga urimo ishuheri, ubwato bwenda kurengerwa n'amazi, bajya mu kaga. Baraza baramukangura bati databuja turapfuye. Akangutse acyaha umuyaga n'amazi yihindurije, birasohoka haza ituze. Arababaza ati kwizera kwanyu kurihe? Nabo baratinya barumirwa, baravugana bati mbega uyu ni muntu ki
utegeka umuyaga n'amazi bikamwumvira. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Yesu aduhana umugisha wowe unkurikiye muri aka kanya. Ndagira ngo dufatanye iri jambo, unyemerere ugire kwizera, ntutakaze ibyiringiro, kuko Yesu aracyari kumwe nawe, ntago yigeze asinzira. Ijambo riratubwiye ngo bikira mu bwato, ngo haza umuyaga ndetse n'umuraba, ngo hanyuma Yesu arasinzira. Aha hantu yaberetse ko asinziriye, ariko ntago yarasinzira, yari ari maso ku bibazo byabo. Yari ari maso, ari kumwe nabo mu bwato, yasinziriye mu buryo bw'umubiri, ariko mu mutima bari kumwe. Ngo hanyuma haza ishuheri, ngo haza umuyaga, ngo ubwato buza burengerwa n'umuraba ukomeye cyane, ngo bagira ubwoba bwinshi, barataka ngo barapfuye. Ngo ariko ngo Yesu ntiyarasinziriye, ahubwo yagira ngo amenye neza kwizera kwabo, amenye uko bahagaze mu mitima yabo. Yesu nashima. Ngo hanyuma ngo baramukangura, baratatse cyane, batakishwa nuko babonaga asinziriye, kandi bakabona bagiye kugwa muri iyi nyanja. Umuraba wari ubarengeye, byari byarangiye. Ngo hanyuma baramukangura, ngo akangutse acyaha umuyaga, ngo acyaha umuraba, ngo baze ngo biratuza. Ngo bose ngo baratinya cyane, barabuzanya ngo mbese uyu muntu ni muntu. Haleluya. Nagira ngo nkubwire ngo ntago Yesu yasinziriye ku byawe, ntago yigeze asinzira mu kugutabara, ntiyasinziriye mu kugusubiza, ahubwo Edita yagira ngo arebe kwizera kwawe aho gushingiye, yagira ngo amenye ukwizera ufite mu mutima wawe, aho guhagarariye. Nagira ngo ngutangarize aya makuru ngo ntago arasinzira, ntiyasinziriye. Aje gucaha ibibazo ufite, aje gucaha umuraba ukuri imbere, aje gucaha buri kimwe cyose ubonaga ko kitagikunze, ubonaga ko kidashobotse. Aka kanya unyemerere wizere ko ari kumwe nawe, kandi wizere ko ataguterera mu kibazo urimo. Birashoboka ko imiryango yakureka, ariko Yesu ntajya areka bamwiringiye. Ndagira ngo nkubwire ngo niwe wenyine muhagararana mu kibazo akakikurindiramo. Ntushobora guseba uri kumwe na Yesu. Edita yazanira bodo tazadra, inshuti magara yagutenguha ikagusiga mu kibazo urimo. Ndagira ngo nkubwire ngo umuvandimwe nawe yagusiga bikemera, umubyeyi yagusiga mu kibazo urimo bigakunda. Inshuti zakuvaho, babandi witaga inshuti magara bakakureka, ntihagire n'umwe wongera kukuvugisha. Ariko umuntu wita Yesu no mu rupfu murajyana. Kubera iki? Niwe wenyine ujya ubasha kuguhagarara impande mu bibazo urimo, niwe wenyine ujya ubasha kugufata akagukomeza, niwe wenyine ujya ukubwira ngo humura ndi kumwe nawe, ajya ahumuriza umutima wawe ukumva uranezerewe, yakubwira ngo ndi kumwe nawe ukumva uranezerewe. Aya masaha unyemerere wowe unkurikiye, wizere ko utari wenyine, uri kumwe n'umuntu bita Yesu. Uyu Yesu yemeye kubambwa, ajya ku musaraba, yambara kamera k'umuntu, araducungura. Nta muntu muri iki gihe wakwemera gucungura umuntu bigeze hariya. Yemeye kubumbura igitabo cyari kirimo imibabaro, aremera araducungura. Impamvu yabikoze kwari ukugira ngo asohoze umugambi we yari afite mu isi. Isezerano yari afite ni ukugucungura. Ntago yagucunguye ngo agute muri ibyo bibazo urimo, ntago yigeze kwirengagiza. Unyemerera aya masaha wumve ko muri kumwe mu izina rya Yesu. Hepini wadatazi draisha sinegrere. Ndavugana nawe umaze igihe ku bushomeri bukumereye nabi. Reka nkubwire ngo ntago yagusize muri ubwo buzima urimo, ntiyakwirengagije, ahubwo avuganye nawe ijambo rihindura ubuzima, acira imihindukire, acira guhindurirwa amateka, acira akazi k'umugisha. Uyu munota aya masaha ari kumwe nawe. Hepini wadataya sadraisha sinegrere dotai, himini wadatasdra, aho kugira ngo utakira umuntu ujye utakira Yesu. Haleluya. Niwe muntu wenyine utagutenguha mu kibazo urimo, niwe muntu ugisha inama akakugira inama nzima, niwe wenyine muvugana akakubwira ngo mwana wanjye ndi kumwe nawe, sinzagusiga, ntago nzaguhana, ndi kumwe nawe. Mbese uwo muntu wamugereranya n'iki? Ni inshuti nziza. Nyemerera umugire inshuti, babandi wataga
mbaraga nyambere mu buzima bwawe. Reka ari we Yesu ubanza mu buzima bwawe, ari we nyambere, niwe uzagutabaraho rukomeye. Ndagira ngo mubwire ngo mu buzima bwose wacamo, waba ukomeye cyangwa woroheje, Yesu najya kuva impande. Aka kanya wongere wizere ko muri kumwe, nashobora kugutererana. Ndavugana nawe wapfakaye ubona ko ubuzima bugucanze, ntabwo Yesu azagutererana, azabana nawe. Uzabasha kurera abo bana, uzabasha kubakuza, uzabishurira bige. Aya masaha ari kumwe nawe, niwe wenyine ujya ubasha kuza akakora ibyari byaranze bigashoboka. Nyemerera aka kanya wongere wizere mu mutima wawe. Aracyaha ibyo wabonaga ko bikurenze, aracyaha ubwo bukene wabonaga ko ufite, aracyaha aya madeni wari ufite imbere yawe, aracyaha ubwo buzima wabonaga ko butari guhinduka. Reka uyu munsi wongere umwizere mu izina rya Yesu Kristo. Ariditayasidra ntago yasinzira, aracyari maso, ntago yasinzira, aracyari maso ku buzima bwawe. Hari ibyo ari kureba, hari ibyo aje gucaha, ngakangutse cyaha umuyaga ngo maze ngo umurabura tuza, ngo ibintu bigenda neza mu nyanja. Hari inyanja y'ubuzima uhagazemo, hari inyanja y'amadeni uhagazemo, hari inyanja y'urugo rudashobotse uhagazemo, hari inyanja ya famiye uhagazemo. Reka ngo utangarize aya makuru, ngiyi nyanja aje kuyicaha. Wa mukobwa we byaranze, ukundana n'abasore bagenda, ndagira ngo ubwire ngo iyi nyanja aje kuyicaha. Uyu murabo ugutwara abafiyanse bose baje imbere yawe, Yesu aje kuyicaha. Bije kwemera mu izina rya Yesu Kristo, ugiye guhindurirwa amateka. Bigiye kumenyekana ko mwari kumwe, ntiyigeze aguta, ntiyigeze agusiga, ahubwo ari kumwe nawe mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi birahindutse, uyu munsi bibaye bisha mu izina rya Yesu Kristo. Nyumva neza, umenye neza ko ari kumwe nawe. Niwongere kugira igishika mu mutima ngo wumve ko yagutaye, ahubwo muri kumwe, aje kugutabara. Hebini wade sayase draisho sinegrere. Wowe nkurikiye muri aka kanya, nyemerera ture bodota ureme kwizera muri wowe. Ongera wiyubakemo ibyiringiro, ongera wumve ko muri kumwe atagusize. Wowe ucuruza uhomba, iyo nyatsire mu biganza byawe, birashoboka ko ari wo muraba uri guhura nawo. Iyo ngiye ije gucawa na Yesu, aje kwicaha biremera, aje kuyikura mu nzira. Reka nkubwire Uwiteka ari kumwe nawe, ntago yagusize niyakuretse. Neka n'umugabo mwiza. Uyu mugabo bita Yesu ni umuntu utajya utengwa abamukurikiye. Unyemerere aka kanya unkurikire. Hari ibintu numva bigiye guhinduka, hari ibintu numva Yesu ari kunyeganyeza mu buzima bwawe. Aka kanya hari ibintu aje gukura mu buzima bwawe byari byarananiranye, aje kubikuramo. Uhinduriwe amateka, uhinduriwe icyerekezo, uhinduriwe izina. Reka nkubwire, hari amazina ujya witwa n'abantu, abantu bakaguhimba amazina bitewe n'icyiciro urimo, ariko reka nkubwire, Yesu wataje kuguha izina rishya. Izina rishya utiswa n'abantu, uje kuryitwa nawe. Hari izina rishasha ahinduye kubw'amateka mashya, ahinduye kubw'ubuzima guhinduriye. Nyemerera aka kanya uhinduke, gira ibintu usiga, gira ibintu ureka, uje gutabarwa n'Imana. Hehe ditayasida. Uyu Yesu ni umugabo mwiza, ndamukunda cyane. Unyemerera aka kanya unkurikiye umukunde. Kubera iki? Yageze kwa Lazaro aramuzura. Iyi ni imirimo yagiye akora. Aragenda kwa Yirasura umwana w'umukobwa waruriyo, arazuka biremera. Ageze ku wari umaze imyaka 12 ari mugonga aramuzura. Iyi ni imirimo, ntabwo ibyo yakoze ibyawe ari byo byamunanira. Ageze ku wari impumyi umaze imyaka 9 ari impumyi, aramuzura. Reka nkubwire, ibyo yakoze nibyo byari bikomeye, ibyawe ntago yabinanirwa muri aka kanya. Hebini wade tayase draisho sinegrere. Henimo regrere dotazenebo. Nyemerera aka kanya wumva yuko muri kumwe, niyagusize muri kumwe, niyakwirengagije muri kumwe. Birashoboka ko aka kanya uhagaze nko mu nyanja, inyanja y'ibibazo, inyanja cyamunara. Reka nkubwire ngo ntayihari ku buzima bwawe, Imana yigukuriyeho. Reka nkubwire, mvugane nawe aya magambo ngo we wari ufite urubanza ubona ko bitazakunda, Yesu araruburanye, birashobotse. Yesu araruburanye, biremeye. Nyemerera aka kanya umwizere, kuko n'umugabo utajya utengwa abamwiringiye. Unkurikire, kuko niwe wenyine ujya ubasha guhindura ibintu bigashoboka. Aka kanya wari ufite ubwoba ngo ntabwo bizakunda, nzaburana ntsindwe, ntabwo uzatsindwa uri kumwe nawe. Niwe wenyine ujya ubasha gutakuburana imanza zikemera. Arakuburaniye, biremeye. Arakuburaniye, birashobotse. Wowe banyeze ibyawe byagiye, ndagira ngo nkubwire ngo arabigaruye. Mwire detaye mu izina rya Yesu Kristo, agaruye ibyawe bya
izina rya Yesu Kristo. Epini wa datazadrai jasini wa regrera dotaya mwiringiye umunsi wa none ufata icyemezo cyo kumukurikira unyemerera uyu munsi bimenyekane yuko wamenye izina ryitwa Yesu. Aka kanya ndagutangariza aya makuru ngo niwe wenyine wabasha kuruhura umutima wawe, ibyo bikomeye biri akabyomora, niwe wenyine wabasha kukunezeza, ayo marira ufite akayaguhoza, niwe wenyine wabasha kukunezeza, ubwo bibara ufite akabukuvanaho, ubwo burwayi umaranye igihe kinini Yesu abasha kubukiza, nta ndwara n'imwe yamunaniye, nta burwayi n'umwe ajya abasha kunanirwa gukiza, niwe wenyine ujya ubasha kuvura bikemera, niwe mudogiteri urenze abadogiteri warivuje igihe kinini mu baganga ariko wanze gukira. Uyu munsi ngutangarije amakuru ngo Yesu wacu arashoboye, Yesu wacu arakiza, Yesu wacu aravura. Nyemerera aka kanya arakuvura indwara yose ufite yananiranye. Reka ngutangarize amakuru wowe ahura uzi ko bikurangiriyeho, uri kumva urupfu rugusatiriye, ntago Yesu ayica ahubwo aragukijije akongera iminsi yo kubaho mu izina rya Yesu Kristo. Reka uyu munsi wongere umwizere, muhamahirwe mu mutima wawe, wongere umwacire, aje kukuruhura, aje kugukiza, aje kuzura ibyanze ku buzima bwawe. Reka nkubwire ngo uyu munsi nyemerera unkurikire, ukurikirire ijambo ry'Imana rirakubaho. Aho uherereye wose abasha gukiza, amenye ibyawe. Wowe unkurikiye uri muri iki gihugu cy'u Rwanda wumve ko muri kumwe, wowe unkurikiye uri hanze mu bihugu by'Uburayi wumve ko muri kumwe, wowe unkurikiye uri muri Amerika wumve ko muri kumwe, n'ahantu atagera n'ahantu adakorera aje ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Wari umaze igihe ufite ikibazo cy'umwana urwaye umeze nabi, aje kumukiza, aje kumugirira neza, amuhindura icyaremwe gisha, amukorera deliverance. Reka ngutangarize aya makuru ngo ibyari byaranze biremeye ku buzima bwawe. Epini wa datazadrai jasini wa regrera dotaya. Ndavugana n'umukobwa ufushije uko burenze rumwe, ndajya nkubwira aya makuru ngo Imana ije kubizura. Reka nkubwire uyu mugabo wita Yesu ni umugabo udakiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Ubu bukwe bwawe bwapfuye Yesu aje kubuzura, Yesu aje kubugenza neza, aje kubuzura ibyari byaranze biremeye ku buzima bwawe. Aya makuru nyemerera yizere, hanyuma wemerera Yesu umukurikire, niwe mugabo utajya abamwiringiye. Hanyuma ngo akigera mu bwato ngacyaha umuyaga, acyashya ibibazo biri imbere yawe, acyashya ubukene buri imbere yawe, acyashya amadeni ari imbere yawe. Reka nkubwire wowe ushatse ibyangombwa igihe kinini, acyashya iyo migozi yari iri imbere yawe, akira ibyangombwa mu izina rya Yesu, akira guhindurirwa amateka, akira guhindurirwa izina mu izina rya Yesu Kristo. Biramenyekanye ko wizeye, wamwizeye, biramenyekanye ko wamukoreye. Reka nkutangariza n'amakuru ntago ajya atenguha abamwiringiye. Inshuti yawe magara wayibitse ibanga ikarimena, ariko uyu mugabo bita Yesu ntago ashobora kumena icyo wamubitse. Reka nkubwire umubyeyi wakubyaye akagutwita amezi 9 mu nda yawe ashobora kukwanga, ariko uyu mugabo bita Yesu ntiyakwa. Umugabo mwashakanye yakwanga, ariko Yesu ntiyakwa. Reka nkutangariza aya makuru ngo niwe wenyine ubasha gufata ibyo abantu batakwihanganira kubifata. Imitwaro wakwikoreza abantu nibayikorera, Yesu waraza akakubwira ati yinyikoreze ndayisho. Niwe wenyine uhindura ibintu byanze guhinduka. Aka kanya nyemerera uyu Yesu mukurikire, siga ibyo ufite byose ukurikire Yesu, umwiringire. Yewe wowe umaze igihe wizengurukaho akazitiro kadahinduka, Yesu arabishoboye, ahinduye amateka yawe, ahinduye izina ryawe. Kinini ubura umuntu uguhoza, urangije gutakubura umuntu nimwe watakira ikibazo ngo igicemo. Yesu wacu wenyine umwikubitime nza kugutabara, nza kukugirira neza, aze gucaha buri kimwe cyose cyari cyaranze. Wowe ufite umugabo usinda byananiye kuva ku nzoga, aje gucaha ubwo businzi bw'umugabo wawe, aje gucaha amukuyeho izo nshuti zitari iz'umumaro ku buzima bwe, aje gucaha buri kintu cyose cyatumaga agera mu rugo rwawe bukeye, mu gihe yakahageza kare mu karyama ariko akahageza abandi babyutse. Aje
wari uri kubara iminsi ngo karangire wicare, ntabwo bikunze, ahubwo akira gukora mu izina rya Yesu Kristo. Akira ubuzima, akira amateka mashya, akira akazi k'umugisha, kuko ni Yesu utanga byose. Aje kuguha indi mibereho, ahinduye ishundura. Reka nkubwire ngo biremeye mu biganza bye, nta kihabuze. Rero reka ngutangarize aya makuru, ngahuri mwizere, niwe wenyine ufite guhindura ibintu bigashoboka. Reka nkubwire ngo uyu munsi ukimara kumvira ijambo, hari impinduka wakira mu buzima bwawe. Hari ibintu bisa byemera, biraremetse, biremeye, birakunze. Kubera iki? Kwizera kwawe niko kujya kurema byinshi muri wowe. Kwizera kwawe kuragukura mu bukene, kwizera ufite kuragukura mu madeni, kwizera ufite kukubakira urugo, kwizera ufite gira ibintu usigaho wicaye uri kunkurikira, uhaguruke wahindutse mushya, uhaguruke wumva nta kintu kikikuboshe. Wowe wari warize warabuze diplome, akira ubwenge bwo gutsinda, akira ubwenge, akira. Wowe wari wicaye warabuze amafaranga, akira kwishyurirwa, akira. Yesu arakwibutse, akumaze ikintu cyitwa umubabaro. Niwe wenyine utanga ibyishimo, niwe wenyine ujya ubasha kunezeza umutima wawe. Uyu munsi wahagurukana ijambo rivuga ngo birahindutse, mpindutse mushya mu izina rya Yesu Kristo. Yesu abamere umugisha kandi mwakoze kumurikira. Data mu izina rya Yesu, urakomeye, urahambaye. Epene wadetaya saniri bodo tazadra. Aka kanya sengeye abana bawe aho bari hose mu bihugu bitandukanye, nyamara rubagereho. Gira ibintu cyaka ubuzima bwabo, gira ibintu hindura mu izina rya Yesu Kristo. Bimenyekane ko bakwirindiye, bimenyekane ko bagukoreye. Cyaha umuyaga w'ibibazo, ucyaha umuyaga w'amadeni, ucyaha umuyaga w'inzandiko mbi, ucyaha umuyaga w'imanza, ucyaha umuyaga w'ubushomeri, ucyaha umuyaga wo kugumirwa mu izina rya Yesu Kristo. Uburwayi bwananirana ucyahe. Epini wadatazidirayi eshesinere bodotayini. Cyaha urupfu mu izina rya Yesu Kristo. Reka uyu munsi ubahora abana bawe, buri wese umurikira aka kanya aborwa n'ijambo ryawe, buri wese umurikira aka kanya aborwa no kwizera mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimiye kubiremye kandi ukabahoye abana bawe, ukabugize ibyo ucyashye. Icyo ni cyo mu izina rya Yesu Kristo. Amen.